Okay, amakuru se? Ariko wiguta? Okay. Nagira ngo nyine kwa gatatu niba ushobora kubona umwanya aho nshaka ko tujyana. Gufata agakawa. Sawa ubwo byitegure nzakubwira. Ntabwo nkora nzakubwira. Sawa. We. Zirariye, urumva? Cyako ziransekeje. Wanyarika icyago cy'umukobwa uri kurata. Bino byenge nta gishimishe kiri. Umva. Njyewe ndashaka kuganira nawe byimbitse urumva? Tukaganira neza urumva? Ahubwo ndashaka kumukwereka. Gisi. Diseriye kandi. Ariko sibwo utarapfuye. Gute se mani? Yo ngurege mbona arapfuye uhagaze. Nyamvira boss ndagaswe. We Robert. Ndashaka kubona iriya shisha yake ihagaze imbere yanjye. Mboneye ikiraka se boss. Wapi muri misa akazi karabuze. Mbere basore. Murabizi neza ko tumaze kwica abantu benshi. Ariko boss, urabizi neza ko ndarica abantu benshi nk'aba methode. Mwiriwe. Tubazanira iki? Ko ndeba se suye babajije. Sha wambwiye. Sambwiye ko tuzasangira kafe. Natuzanira kafe fa. Okay, tuzana agakawa. Ikawa. Okay. Mwanciye mu ijambo ariko n'ingikomeza. Ikomereze wangu rekana n'abagenga bareke kukurogoya. Ariko mani mwaretse ibintu turimo tukabivamo. Uzi ko sigaye ndyama nageza mu gicuku nkabona bari abantu bose nishe uzemuka imbere mu maso. Uzi ko polisi ishobora kudufatika dukana umugongo. Kandi muzi ko icyaha cyo kwica ari burundu. Ko nashuri ngira se mani urabona ntishe nabahone. Rike. Aho ngaho ntabwo turi kumwe. Kandi burya hafungwa abagabo ntabwo hafungwa imbwa. Umugisha narawukoreye. Uba hasigaye. Nugukorera satani gusa. Mva mani. Urimo muradushuka siko nguko mufite za diplome n'izindi z'ubusa.
Yaba namwe mwareze shane badufunga muzadufunguza. Urakare kuba nkubwiye nabi ni uko nawe wari umbwiye nabi ibintu bidasobanutse. ariko man ngiye kuzashaka umuntu mu boss umpa akazi ngakore ubu aribwo bwa nyuma maze ubundi njye mu kiliziya gushaka penitensiya niba ngombwa nongere mbatizwe bundi bushya. Ahubwo boss ibyo tubireke. Panga akazi dukore. Urabizi ubundi akazi kanjye ntabwo ari ukwica ahubwo ni ukwiba. De rien. mbwira Amubanze. Hop, hari ikintu nshaka kukubwira, biragoye ariko byakira uko biri. nta kibazo. Hop, 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 naragukunze kandi singukunze ubu ngubu. Nagukunze kuva igihe twavuganaga kuri telefone. Niwe mukobwa mbonye nkabona yambara imbeho n'agahinda kavanze n'amaganya kari mu mutima wanjye, natewe nuko nigeze nkunda mu buto bwanjye. Ibi ngibi hope hari impamvu. Hope, nyemera ukankunda. Nakubera intwaro ukambera intwari, ubutwari bwacu bugafumbira iminsi y'imitima yacu ndetse n'ubwoko bwacu ntibuzigere busaza. Hope, ndagukunda. Sami, Ndakumva. wivunika. Nanjye kuva nkikubona nabonye ko ari ushobora kuba muganga w'umutima wanjye, ukampa umuti uturutse muri wowe. Sami, Karame. kuva ubu wicaye mu mutima wanjye kandi ndagukunda. Hope, ibyo ni ukuri. Ni ukuri. Iki kimenyetso ko ibyo ngibyo ari ukuri.
ikibazo mfite n'indaga kubagezaho. N'ubu ugiye kumbwira ko amavuta yashize naguze ejo bundi. Aya mavuta arahari nta kibazo. None kuri n'ibitunguru urashaka iki? Ndashaka kujya iwacu. Hari amafaranga posi yari yampaye, ariko ningenda ntabwo nzagaruka. Guhemba amafaranga make cyangwa se warambuye kuba mu rugo ushaka kujya kwitunga? Aya mafaranga ntabwo ari kibazo. Habaye iki? Aho kugira ngo nzaturi ku mutima n'undi bizaba uko byakabaye. Wishira umuraza akakumaraho urubyaro. Prasi habaye iki? Ngiye kuri mena. Ariko noneho wasaze. Ngiye kuri mena n'ubundi bizaba uko byakabaye. Rimene nyine. Hope. Uzi ko Nkubito tonto wawe ariwe wishe ababyeyi bawe. Ko Prasi ntabwo uzi ko ababyeyi banjye bari barwaye diyabete. None se ni gute abantu babiri bapfira icyarimwe umunsi umwe? Nanjye icyo nicyo ntarumva neza kugeza na n'ubu. Hope, uribuka cya gihe badutuma kuri butike kuzana amavuta? Urabyibuka? Naraje sanga nyakorome arimo gushyira umuti wica mu cyayi. Ngerageje kumubwira kugira ngo numve icyo avuga, amfuka umunwa ngo nimbivuga ngo nanjye azanyica. Niyo mpamvu yanze ko tujya gupimisha imirambo ngo nukubashinyagurira. Urarya urimenge nawe, kuko nabonye nyakorome ari umuntu w'umugome cyane. Nkubito tonto wanjye niwe wishe ababyeyi banjye. Praside isubira guteka. Gusa mbabarira ko ntari narabikubwiye mbere. Mbuye sharike. Ndashaka guha mission. Biroroshye kandi rakomeye. Ndashaka umuntu unganyiriza. Vuba kandi byihuse. Beze kuri tayari. Ni muntu ki? Nakagira akazi imbere nyirarume. Ndashaka ko nkata ijosi. Kagahwereze kandi ugahwereje. Ku buryo kazongera kubona kuri iki sabazima. Nundi musore. Ndashaka kumenya uganyinga akazi. Ubundi ukasinyira sheke ya 5 million. Maze ngacisonga y'ururimi. Nkamuca kubashya nkamusigira kuzimura. Nenaketse kuri bunyaka ifoto. Ndabisabishanye nkamwe mutegereje amafoto abantu muri bwice. Uri umuntu wiyogeye cyane. Kwica nawe ufite experience. Yes. Ndashaka kwicwa kuri sasana nyina. Ariko muri iyi minsi ndashaka kujya muri mission hanze. Ari babwiriza kumwica. Nzagwa kuri telefone. Nzagashyira mu buturo bubi. Yes. Umuntu w'umugabo rego wenda kwemera. Sira check yawe.
hasigaye akazi ndakwizera. ndashaka kubwira Nkubito uri yanko wanjye uzi ko rero wishe ababyeyi banjye none nanjye ngo urashaka kunyica kubitwa n'ingwa. ngo iki abajije iki se kandi nese uhora gushaka iki ngo arabaziza imitungo kuko yabonaga bagenda batera imbere ngo none
wenda ndagukujije ndakureze urarangije notonye kunyigira gutyo ndakura turaserera urumva nakubwiye muvare w'ibintu biri ku matwi gira vuba ngenda kurekora aho mbwiye iyi foto y'ivasi urumva uri kumva ndakurekora aho mbwiye ifoto y'ivasi unyanyita cyangwa nyamwica urumva uri kumva Yego. Amafaranga mema nayatoragura. Amafaranga mema nayatoragura cyane nayatoragura. Bahaye ubuzima. Nimutanga icyo ushaka mu minsi 3. Ndabashyira herezo. Muri kunyuma. Kumva. Ale Yes. hari ikintu nakomeje kwibaza ariko akiboneye igisubizo fashe umwanzuro ko mu minsi iri imbere igomba kuva hano urirukanswa n'iki se ko ubizi ko ntaho byari byagera urimo urihutishwa n'iki umva ngomba kuva hano niba umutekano wawe wizeye ndaza guhamaganira mubwire numve icyo abivugaho nta kibazo wagenda ndakekanira nta kintu yahindura ku byo naba natekereje cyangwa se kumbyumva niba wabitekerejeho neza ukumva umutekano wawe wizeye nta kibazo ntacyo wagenda gusa nyine ndaza kumuhamagara muvugishe ko ntabwo wagenda atabizi kameme ariko nta kibazo witegure wagenda n'ejo bundi Nakagira kazi imbere nyirano. Ndashaka ko nkata ijosi. Kwagahereza ugahereje. Ku buryo gatuzogora kuri se bazima. Kuva wabaho waratunga miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ngiye nzaguha miliyoni yose miliyoni ariko ceceka mushiki wanjye atakumva umva uri nkeya humura rwose basi reka nzaguha 2 hari ikibazo sishaka kutansubiza shaka kuneza muvandimwe mura mba mubwire reka nzaguha 3 umwimana kuri kama kazi mujyana kazi keza ubu mukire nta mafaranga wanyemereye wica ababyeyi ba Hope ngo sinzabivuge
hari icyo nifuza gusaba boss. Ushaka kunsaba? Mbwira nta kibazo. Hari inshuti yifuzaga kumbona. Hari inshuti yifuzaga kumbona. Kubona ni inyenyeri ndanga kandi nta wundi muntu ufite nakwizera arasiganga. Naho mbigenze gute? Ntabwo ndi butinde, ntabwo ndenze isaha imwe. Okay. Ugendere ku ntutinda banguke. Merci. Take care. Yes. Hanyuma imodoka na shoferi biri tayari? Biri tayari nta kibazo. Okay. ababyeyi bacu bari beza kandi n'ubu ni beza kandi muzaba muri beza iteka ryose. mudufashe mu bitekerezo byiza mwahoranye kandi natwe bitubemo, kandi muturinze umwanzi watwibasiye. igihe nikigera tuzamurikira imbuto zabo mwasize tubareberera. biragoye no kubyumva no kubyanganira kubaho nk'ipfubya, ariko mujye muduteye akanyabugabo, ntabwo natwe tuzabibigwara, tuzababera imfura, dusohoze ibyo muri gusohoza. mukomeze mugirire urugo ridashira. ndabizi biragoye no kubyumva, sibyo?
no kubyihanganira. Nanjye nabaye mu buzima bubi bugoye udashobora kumva, ariko icyiza ni uko abambyaye bari bamuha urugero rwiza. Ihangane, ndabizi ko biryana binababaza, ugomba kubyihanganira. Kuba imfubyi ntawe bitabaho, nanjye nza kuba kuko nshoboye, sibyo? Okay, reka tugende. Twahuye nk'ukeneye nawe nkeneye, iki ni cyo gihe kugira ngo twereke abantu ko dushoboye, sibyo? Ihangane, reka tugende, sibyo? Kandi ugire ubukora. Nkubito. Ya, kangurenze. Ndakwinginze gendera Nkubito kure. Era Karame, ibishobora ngomba gushyirwa nihoreye kandi nkaguhorera. ndakwinginze gendera kure. Nkubito arashaka kukwica ariko humura ntacyo nzaba, ngomba gushyirwa nguhoreye. Gusa uzashaka umunsi tugende mu rugo nkwereke aho pe, ndetse nkwereke n'umuvandimwe, sibyo? Kayihanagure ukomeza kurira, sibyo? Umukobwa mwiza ufite icyizere cy'ejo hazaza, kandi nyuma ko twazubaka ejo hacu kazaba heza, sibyo? Ko tuve hano tugende. ukuntu Nkubito yari umwana mwiza, ufite ikinyabupfura. Sibyo? Deni. Bite Nkubito.
ahora niki naranye amavunanye adasanzwe noneho wararyoheje iri joro cyorera nguzi imvune nararanye aha umunaniro umutabaho ariko buriya kureka iriya nda byarakunaniye neza ariko wagishishika shaka nguzi uravuga ko nari mwiza wagira ngo yaremye neza niko sikara nakubonye ibyo tubireke tugire twivugane reka nze noneho tuvugane ariko bite se wawe kumbona nta morale mufite ngo hanze se sha bimeze bite mani nawe urabyumva amafoto yanyu amanitse kuri polisi aho ariho hose none se mani tubigenze gute se ariko mani mureke mbereke inama iruta izindi mureke tuyibe ariko meto wagira ngo umutima wawe warabuneye none se ubu twakora iki koko babarira nawe ubwira reka mbagire inama mwaguma hano muri uru rugo mudasohoka nta hantu na hamwe mugiye mwakumva bibananiye mukaba muvuye muri ubu gihe gito wapi mani aho ntaho naba naniye n'imfungo ahubwo njye byaruta nkaba ngiye mani ariko ubundi mbere y'aho twabereye twiba byatumariye iki eba namwe sha mufite za diplome mwarize mani ako mwana sha Robert si wowe wankuye mu ishuri mani unyigisha gucuruza urumogi mani mu muryango sinabaye igicibwa mani sinjye usigaye nireberera buri kimwe cyose aramemukiye mani umva abasore mwigire hino mbabwire Nkubito ndakumva reka iby'amakingo tubireke mbwira icy'ingenzi tumemo
ubutumwa buke. Uziko kuri polisi ejo bundi twakira ikirego cy'aba basore bawe. Abaye kandi bamwe bakubise umuntu hafi no kumwica. Ndetse n'amafoto yabamanitse kuri polisi. Ntibishoboka. Ishobora kudukoraho. Okay. Ushobora kuba wabaza imyirondoro yabo n'aho bakomoka. Yego. Wajya unishakire. Asigaye bene nzakwereka icyo nzakora. Ari umuntu w'umugabo kabisa. Aho wundi ni reka nitunganye. Genda witunganyuze hanyuma nze dukomeze ikirori sibyo? nagira ngo mbabwire ikintu kimwe. Ndashaka kubasaba imbabazi kuko ikintu kibi cyose naba narabakoreye kubwo impamvu zitanturutseho. Kuko nabitewe n'ubuzima. Ariko namwe mwari mumaze kurenga ihaniro. Si ihaniro gusa, mwari mumaze kurenga inkombe. Mumena amaraso buri hamwe hose.
Niratugenda. Ntabwo mfite kujyana namwe kuko ntabwo ari byiza. Okay, none umwerere amafaranga tugende. Oya, amafaranga ntabwo ari ngombwa ndayafite. Ahubwo mujye mwireberera kandi ntimugakunde kujya ahantu hari abantu benshi cyane mutazagira aho muhurira na Nkubito akabagirira nabi sibyo? Niravema warakoze twishimye cyane. Cyane nanjye nishimye cyane. Reka tugende kubona n'akavuga gatangiye kugwa. Vicky, wirinde. Ubwo uransanga imodoka. Genda amahoro. Nira. Karame. Ntabwo natekereza ko nshobora kubona umuntu unyitaho. Ufite ibitekerezo bizima nka mukuru wanjye Sami. Maje kubona ko uri umuntu ushobora kuruhundura mu mutwe kandi ukanyohereza ibibazo ufite muri ubu buzima. Kuko itabyara inshingano zanjye Eric. Kuko nabonaga urengana. Kandi kuba uri umeze neza n'ibyishimo birenze kuri njye. Ubiteranyangije Eric. Nira. Karame. Ibyo ntabwo byankubita nkibireba. Kandi ntacyo bintwaye kuko ndagufite. Wakinguye ijuru ry'umutima wanjye. Ukunda Eric. Nanjye ndagukunda. Nira. Karame. Ndagukunda. Nanjye ndagukunda cyane Eric. Nira. Karame. Sinshaka guhomba. Ntabwo nifuza guhomba.
nakuze nawe uri mu biro byanjye. hari utuntu ndimo gukoramo hano gatoya. Okay. Ya dosiye rero nayirangije uze kureba Annette yabishikiriza. Kagenda nyigire vuba ndi ko nagishyikiriza kuri pariki. Gira vuba. Sawa. ku buzima bwacu mba nkora kugira ngo mubone tubone icyo dutunga. Ariko nibyo ntabwo nkiri nka kiragiye mbere nawe umuryoshye cyane. ndi kubona ugenda utera imbere nk'ubwa muhanzi ugenda uvuga ngo ngenda nsimbuka nawe nkayo umusore ndi kubona umaze kumenya icyo gukora. nawe kugenda usimbuka usantira indi ntera. Niko aka ni akazi k'abandi gatuma tubaho neza. Mba ngomba kugakora nk'uko bikwiye. Kugira ngo umuntu abeho neza. Nose nzicara amafaranga azirangiza nase. Ubwo bugenda buriya twavuye kure. Twavuye kure. Ani kama maki dukubita kama bio moja. Amadosiye na mugani wawe azatuma nsara kabisa. Cyane kubona umaze ko kireze yagushize mu wagira ngo nigeze ujya muri ya university. Afro ntago bizi. Ahantu mvuye buriya. Akubitwe n'inkuba gereza, yakubitwe n'inkuba. Ariko buriya uzi nyinjiramo ariko urabizi. Amaje kwinjiramo mbona abariwe mani. Abarabariwe kundenza batambwa ngo mani ngo yabushe sura afite se. Abashe sura na ya urumva? Bamwe ngo yabushe ndagapfa. Iyo ngira yabushe na mani ti wapi? Umuca matungu tungumiye umuntu. Noneho mu kuryama ni nk'umunente na mani grand frère. None babaryamye gutya babisara ngo metero ngo karani zanjye. Sani metero nini mani wibwa. Bazita ngo karani zanjye. Noneho ikigusetsa abamo n'ubundi buyobozi mani. Ngo kwa meya ngo kwande yikoza agakosa. Bahita kujyana no muri kasho none uyatanje muri veni. Muri veni. Awe byaramufunguye. Ese mvuga nti birarangiye. None utinyagambura abe nagatoye garafure bagushyiramo akavuga. Niko kuva muri bakurura. Mukundwa. Tunamwemerega tunamwema kakavino ndi kumva kari kunurira. Shira umuntu wabuze ko nakuze. Nabonye ubuzima grand frère. Abonye ubuzima bwiza birashimishije ko warakoze. Haya ngo ntujye urebaho. Mbabarira. Sheri. Ikiyansekeje ewana ikomeye cyane. Gute? Yambwiye ngo ukuntu akigera muri gereza ngo inzara yamuriye. Urumva? Ngo maze akayira ngo arashaka ibiryo. Urumva? Umuntu w'umugabo kweli. Imbavu zanyishe ndenda gupfa kubera imbavu. Ariko urasetsa umuntu w'umugabo urarira kubera inzara. Atarabeje ntabwo ari byo navugaga. Ariko rero ari ikintu mwibagije mwakomeje guseka ariko nyamara mwibagije ko dufite ibibazo. Dufite ikibazo gikomeye kabisa. Nabibwiye Hope ngo abategereje tubanze turebe icyo twakora. Oya tugomba kubikemura bikiri mu maguru mashya. Gusa nge umwanzuro nafashe ngomba kujya gusubirayo nkahangana na Nkubito. Nkakurikirana amakuru yose nkareba uko ibintu byose bimeze. Oya Riki ibyo ntabwo mbikwemera kabisa. Oya mureke turindire sibyo? Muri mwebwe nta numwe haba Hope haba nawe nta numwe nshaka guhomba. Mureke turindire nera sibyo? Abanza duha amakuru afatika. Ako se ko dufite ibimenyetso bifatika mwese tukiyambaza polisi. Oya ko bitaremeje byose dafite gihamya. Ariko mu bihari byose tugomba kumukurikirana kandi tugashyirwa tumufasha. Cyangwa tugashyirwa tumenya amakuru yose. Byaba ngombwa tukitabaza inzego z'ibanze kandi gukurikirwa n'amategeko. Gusa mureke tumwemo kuko se tukiri hamwe kaduhima ku mukazi. Tumwemo kabisa. Gusa tubigenze gaho. Ibi bintu ntabwo ari byo guhubukira. Ntabwo ari byo guhubukira kabisa. Naho ubundi Riki wanyishe kabisa. Niko. Uvuga no gutaruka.
harya madamu ikirego cyawe giteye gite? nari narakibagejejeho ahubwo nanje kureba aho dosiye yanjye igeze. None ko mfite akazi kenshi uyu munsi ntawugenda ukazagaruka ubutaha. none se nta bundi bufasha mwampa ko mbona igihe kirenze kandi nta gisubizo ndabona? Ko madamu sinakubwiye ko mfite akazi kenshi uyu munsi. Wowe ushobora kugenda ukazagaruka ubutaha kuko mfite akazi kenshi kandi na mugenzi wanjye nawe hari yagiye kuri tere. Nyubaha kandi ubaye n'akazi kanjye. Bitte, Alex.